Ibi byiza ko dukurikiye hari umuntu watubajije ngo tumubwire isano riba hagati y'ubwoko bw'amaraso n'imico y'umuntu, abaza nanone compatibilité abantu bashobora guhuza igihe bashakanye, ubwoko bw'amaraso n'ubuhe bushobora guhuza ndi kuvuga ni mu mico cyangwa mu myumvire, ese n'ubuhe bwoko bushobora guhuza. Mu by'ukuri ibi ngibi ni theory cyangwa ni theory zikunze gukoreshwa mu bihugu nko mu Buhinde, muri Korea, mu Buyapani. Abantu benshi rero bakaba bagenderaho bavuga ko nk'ubwoko bw'amaraso bwa A, abantu bafite ubwo bwoko baba bafite imyitwarire, abafite ubwoko bwa B baba bafite imyitwarire, abafite ubwoko bwa O baba bafite imyitwarire. Ibyo rero nibyo tugiye kureba aha ngaha kugira umenye ubwoko bw'amaraso yawe na character cyangwa imico ushobora kugaragaza, cyangwa ukaba wamenya imico y'umuntu ugendeye kuri kuri groupe y'ubwoko bwe, blood group ye. Ibi ngibi bikaba byagufasha kumenya nimba ushobora kuba compatible cyangwa guhuza nawe urebye imico yawe n'imico ye. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe kandi kuri like, kandi nimba hari ikindi kibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Muri iki gihe u Rwanda ndetse n'isi yose twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ni inshingano ya buri wese kuzirikana ibyabaye ndetse no gufata ingamba ngo bitazasubira ukundi. Kubera iyo mpamvu rero, RIB iributsa buri wese kwirinda ibyaha bikurikira: ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi, kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside yakorewe abatutsi, gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa se ahashyinguwe imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, no guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Imyitwarire igayitse ikurikira nayo dukwiye twese kuyamagana, ariyo gukora ibikorwa bigayitse birimo gutemagura amatungo, imyaka, kwangiza umutungo n'ibindi by'uwacitse ku icumu rya jenoside hagamije kumuhombya no kumusubiza mu bihe bya jenoside yanyuzemo, kuzimiza cyangwa konona ibirango bigaragaza jenoside, imvugo zo gusesereza cyangwa gutoneka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa ibikorwa by'ivangura n'imvugo zikurura urwango n'amacakubiri. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo birinda imvugo n'amagambo bigoreka ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, bigamije kuyobya rubanda nko kugabanya uburemere cyangwa ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, koroshya uburyo jenoside yakozwemo cyangwa kugaragaza imibare itariyo y'abazize jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi. Uramutse ufite amakuru ku bakora ibikorwa nk'ibi byavuzwe ndetse n'ibindi bigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abandi, ihutire kuyatanga ku murongo wa RIB utishyurwa 166 cyangwa ugana ibiro bya RIB bikwegereye. Twese duharanire kwibuka twiyubaka. Ubu butumwa n'ubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ubwoko bw'amaraso rero twaheraho ni ubwoko bwa A. Mu bushakashatsi abo Bayapani bakoze bagaragaje ko abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A ari abantu bakunze kuba bari calme, abantu bakunze kuba bari serious. Iyo mvuze serious ni umuntu uvuga ijambo akarikomeraho, nimba yakubwiye ikintu ukaba ugomba kumwizera. Ni abantu bari responsible, ni abantu bazi gufata inshingano, abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A, baba abagabo baba abagore. Ni abantu bazi gufata inshingano, ni abantu ushobora kwizera igihe wamubwiye ikintu, igihe mwumvikanye ikintu, akaba ari umuntu ushobora kugishyira mu bikorwa nimba mwabyumvikanye. Muri abo bantu bafite ubwoko bwa A nanone ni abantu bazi gupanga gahunda zabo neza, bari well organized. Abantu bari well organized rero nanone urumva ko iyo afite gahunda ze yapanze
abagomba kuzishira ku murongo, abagomba kubitegura mbere yuko ibyo bintu biba. Ikindi kuri abo bantu bafite ubwoko bwa A, ubwoko bw'amaraso bwa A, ni abantu bari very sensitive. Abantu bari very sensitive ni umuntu ushobora kumva amarangamutima yawe, akakumva ibibazo ufite, akaba yagufasha bitabaye ngombwa ko atangira gutekereza ibintu byinshi. Ikindi kuri aba bantu ni abantu bagendera kuri gahunda, ni abantu bagira gahunda mu bintu byose bakora. Ikindi rero byagaragaye kuri aba bantu ni uko ari abantu basa nkaho bagira akantu k'ubwoba, badakunze kwigaragaza cyane ngo bagaragaze ko ari bo bantu bayoboye. Aba bantu ntabwo ariko bateye ababo ubwoko bwa A. Ikindi dukwiye kumenya, wenda turaza kukivuga nyuma, ni uko aba bantu igihe afite ibibazo, igihe afite stress, arabyimenyera. Turumva ko ari abantu bari responsible. Iyo afite stress arabyimenyera, agashirira mu mutima, ukaba utapfa kubimenya. Nimba wamubabaje akaba wenda atasakuza cyane, ariko yakubwira amagambo 2 3 utamwumva akabyihorera, ariko we bigakomeza kumubabaza mu mutima. Tugiye ku bwoko bw'amaraso bwa B. Ubwoko bw'amaraso bwa B ni abantu bari very creative, ni abantu bazi guhimba udushya, ni abantu bazi gukora utuntu dutandukanye. Usibye ibingibi, kuri abo bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B, ni abantu bari independent. Abo bantu bari independent rero ni umuntu udakunze kwifashisha abandi bantu ngo abasabe support, ngo abasabe igihe biri ngombwa, akaba ashaka ibintu byose ko yabanza akabyikorera, byaba byamunaniye burundu akaba aribwo yasaba ubufasha. Bene abo bantu rero b'ubwoko bwa B nanone ni abantu bari passionate, ni abantu batekereza kure, batekereza ejo hazaza cyane, ku buryo baba bafite dreams nyinshi cyane bitewe n'iyi creativity baba bafite. Nanone aba bantu b'ubwoko bwa B ni abantu baba bashaka, bagira ubushake bwinshi. Iyo mvuze ubushake bwinshi rero, ni igihe wamuhaye nk'akazi, ni igihe afite nk'inshingano runaka, aba yumva agomba kubikora, akabirangiza kandi akabikora wenyine. Akaba ari niyo mpamvu aba bantu, kubera kuba independent, abantu babafata nk'abiyemezi, nk'abantu biyemera, baba badashaka gusangira n'abandi cyangwa gusangiza abandi ibyo bafite. Ibi ngibi bikaba byatuma abantu babafata uko nguko. Noneho tukaba tugiye ku bwoko bw'amaraso bwa AB. Ubwoko bw'amaraso bwa AB ubundi ni combination cyangwa ni combinaison y'imico y'ubwoko bw'amaraso bwa A. Abantu bari calme, abantu bari serieux, abantu bari responsable, abantu bazi gutunganya ibintu byabo, bazi kubishyira ku murongo, abantu bagira amarangamutima. None ukongeraho ko abo bantu bari creative, bari independent, baba badashaka ko abantu babinjirira mu bintu byabo. None aba bantu bakaba bafite sens ya diplomasi, bazi kuganira, bazi gukonvenka, azi kwemeza umuntu ibitekerezo bye. Ibi ngibi rero bikaba bikunze kuba kuri aba bantu ba groupe bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB. Noneho tukajya ku bwoko bwa nyuma, ari bwo bwoko bwa O. Abo bwoko bwa O ni abantu biyemera cyane, ni abantu bari sociable, abantu basabana cyane, ni abantu bakunda ibintu biri naturel, bakunda kujya nko kureba imisozi, inyamaswa, kureba ibintu, kureba nature. Ariko nanone aba bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O ni abantu bazi kumanaginga stress cyane. Igihe bahuye n'ibibazo cyane baba bazi kubimanaginga. Compatibility rero ni bande bashobora kubana n'abandi hatabaye ibibazo. Mu ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko abantu bashobora kubana neza ntihabe ibibazo bikomeye ni ubwoko bwa A n'ubwoko bwa AB. Abantu muri ubwo bushakashatsi byagaragaje ko iyo umuntu wa A, tuvuga umugore wa A cyangwa umukobwa wa A, ahuye n'umugabo wa AB,
bakora couple nziza cyane ku buryo nta bibazo bikunze kuba muri bo. Noneho ubwo bushakashatsi bugaragaza ko umuntu wa A n'uwa B iyo bahuye umva urwo rugo iyo couple ntabwo igenda na